Nk'uko mubireba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, turi kumwe n'abanyeshuri bagiye gushaka indangamuntu koranabuhanga. Ni nyuma y'aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyasohoye indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu igenewe buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umwana mutonya ukivuka. Indangamuntu koranabuhanga arayisabwa. Banyarwandakazi, ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gutangaza ko indangamuntu koranabuhanga bayikoze kugira ngo ihabwe abanyarwanda abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'aho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku iki kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga, baverifiya nimba indangamuntu yasohoka igahabwa abanyarwanda. Imyanzuro y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga bayibonera igisubizo. Bavuga yuko indangamuntu koranabuhanga izasohoka igahabwa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga irimo ibi bikurikira: indangamuntu koranabuhanga uzajya uyigendana mu ntoki cyangwa uyigendane kuri telefoni, habe no kuvuga ngo wataye indangamuntu, ngo wabuze indangamuntu. Ni mu gihe umuntu yagenerwaga indangamuntu eshatu zashira akahita asigara nta ndangamuntu afite, ariko ubu ngubu indangamuntu koranabuhanga wemewe kuyigendana muri telefoni cyangwa ukayigendana mu ntoki zawe. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga nk'abanyarwanda mwese murayikeneye, kandi n'abantu mwese mwataye indangamuntu zanyu ndetse ukaba warataye indangamuntu ya gatatu baguhaye. Indangamuntu koranabuhanga wemerewe kujya kwiyandikisha indangamuntu koranabuhanga ukazayihabwa. Nongera kubibutsa ko indangamuntu koranabuhanga uyishaka wajya ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherereye hano Kimihurura haruguru ya Feruje gatonya munsi ya Convention Center, niho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gikorera, ndetse na cyababwira iyi ndangamuntu ikubiyemo ibintu bingahe. Indangamuntu koranabuhanga izaba irimo mituweli yo kwivuza, uko nguko mituweli bayihuje n'indangamuntu. Ngira ngo urabizi ugiye kwivuza kwa muganga ujyana indangamuntu y'umukuru w'umuryango n'indangamuntu yawe bakareba yuko wishyuye mituweli. Rero indangamuntu koranabuhanga nuko bizaba bimeze, izaba iri muri system, bivuze ngo uzajya utanga nimero y'indangamuntu, ibindi byose bahita babibona yuko wishyuye mituweli. Kandi andi makuru dufite nuko indangamuntu koranabuhanga izaba irimo ibindi byinshi ndibuze kubabwira, nk'amadiporome, nk'amasirasi yagiye atandukanye mw'indangamuntu koranabuhanga bizaba bikubiyemo. Ni mu gihe abaturage turi kumwe hano kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda, nk'uko muri kubireba, n'abana bakiri batonya baje gushaka indangamuntu koranabuhanga. Nongeye kubabwira yuko iyi ndangamuntu n'umwana w'imyaka 3 arayihabwa kandi bikagenda neza cyane. Indangamuntu koranabuhanga rero ni igisubizo cy'abanyarwanda, ndetse indangamuntu koranabuhanga nongeye kukubwira ko nawe wataye indangamuntu ya gatatu warayihawe. Icyo usabwa ni ukujya ku kabindi ukiyandikisha ukazahabwa indi ndangamuntu koranabuhanga. Gusa bavuze ko izasohoka mu mwaka wa 2026, gusa amatariki izasohokeraho ntago aratangazwa. Natangazwa tuzayabamenyesha. Ndetse ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahere ku itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu. NIDA yatangaje ko abakomeje kwiyandikisha mu ndangamuntu koranabuhanga bahawe karibu cyangwa bahawe ikaze, baze biyandikishe kugira ngo bazahabwe indangamuntu koranabuhanga. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gusohora izi ndangamuntu koranabuhanga, ndetse uyu mushinga w'izi ndangamuntu bawujyana mu nteko nshinga amategeko. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biga kwa zino ndangamuntu koranabuhanga, bazigaho barazinonosora, bemeza ko izi ndangamuntu koranabuhanga zakorwa cyangwa zagenzurwa neza 100% zigahabwa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA cyamaze kumva imyanzuro y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, bahita batangaza ko bazanye indangamuntu koranabuhanga ikwiye guhabwa umunyarwanda, umwenegihugu utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo izi ndangamuntu koranabuhanga zizasohoka mu mwaka wa 2026, ariko izi ndangamuntu reka nkwereke ibintu zikubiyemo. Izi ndangamuntu zaba zikubiyemo mituweli, ubwisungane mu kwivuza, asirasi zose mukoresha. Bivuze ngo izi ndangamuntu koranabuhanga bizaba
bikubiyemo byose. Nongera kukwibutsa ko nawe wataye indangamuntu ya gatatu, indangamuntu koranabuhanga, wagenda bakayiguha nta kibazo. Nawe ufite indangamuntu ushaka kuyisimbuza ugahabwa indangamuntu koranabuhanga, ni karibu ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda, turi kumwe n'abanyeshuri bagiye kwiyandikisha guzafata izi ndangamuntu koranabuhanga. Rero imyanzuro y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bavuze ko icyitonderwa izi ndangamuntu mbere yuko bazisohora babanze baziverifiye neza, barebe ko ntaho zazangiza cyangwa nta kibazo cyazateza. Ariko ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA bahise nabo bashyira akadomo kw'ino nkuru bari bohererejwe mu nteko nshinga mategeko. Bahise bavuga yuko indangamuntu koranabuhanga bazayisohora mu mwaka wa 2026 barangije kuyiverifiya, bamaze kubona yuko indangamuntu yujuje ibisabwa. Ndetse hari abantu bakunze gucura indangamuntu cyangwa ababigize abatubuzi, ugasanga bakoze indangamuntu isa na yayindi. Rero babanje kuyiverifiya neza kugira ngo batazayirira kopi cyangwa batazayikora bakayipirata. Ni mu gihe rero ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gutangaza ko umuntu wese wataye indangamuntu ya gatatu yemerewe gufata indangamuntu ya kane, ariko binyuze mu buryo bwo mu nzira yo kujya kwifotoza hamwe n'abandi, nawe ikazasohoka muri sisitemu ameze nk'aho yifotoje bundi bushyashya kugira ngo ahabwe indi ndangamuntu. Nyabureka munyarwanda, munyarwandakazi, nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Muri kubana mwana makuru nitwa Kidasamura, urw'inkoragoto bakora rugakonkoma. Nongera kwibutsa abanyarwanda bose batarishyura ubwisungane mu kwivuza, ndavuga mituweli, ko bakwishyura vuba na bwangu, kubera ko indwara ntago ziteguza. Indwara ujya kubyuka ukumva warwaye, kandi buriya watanze mituweli biba bisa nkaho wikingiye indwara zose. Uzacunga umuntu watanze mituweli cyangwa yishyura ubwisungane mu kwivuza ntago ajya apfa kurwara. Amakuru yacu reka tuyasubikire hano, turongera kugaruka n'amakuru yacu mu masaha ashyira saa moya za nimugoroba. Ibi ni ibikubiye mu makuru ndibuze